ngubu ushobora kugusambana Imana yakubara ko wasambanye ariko ingaruka y'icyaha ugagwara nga sida ntabwo wayikira byanga byakunda ntabwo byakunda cyangwa se wenda ugatera inda bakuzanira umwana uwo mwana byanga byakunze uzamurevuga uti umwana n'umusambane niko bamwe urumva bari ikibazo nyine ingaruka y'icyaha nibyo bita ingaruka y'icyaha nyine ingaruka y'icyaha inabaho kwandura sida ugwara izindi ndwara runaka kubyara umwana hanze udateganijwe nyine ukumva ngo handi wumva ngo bakuzaniye umwana wabyaye umwana hanze iyo ni ingaruka y'icyaha ariko Imana yakubabariye nubwo yakubabariye ariko ingaruka y'icyaha gifite yanaje gusa gataho wowe wumva utuje ukimara kubona izo ngaruka z'ibyaha wowe wumva utuje wumva koko Imana yakubabariye kandi urumva niho kwitema mu ntoki nimba witemye mu ntoki buri gihe ugiye kureba mu ntoki zawe uzasangamo cya gikomeye ese uriya kiriya gikomere cyo gukubise ku mutima wutekereza ikiramutse warakoze ibyaha nyine urumva ko muri iyi si dufite abanzi batatu umubiri isi na satani urumva isi iba yakubonye Imana iba yakubabariye ariko isi yo yakubonye hagati yaho y'ibyo byaha rero turi kuvuga ingaruka y'ibyaha n'ibikingiye hari ikiganiro ushize twakoze kivuga ngo ku ndwara za karande ese ziriya ndwara za karande ntabwo zaba ziterwa n'ingaruka z'ibyaha ababyeyi baba barakoze ziriya ngaruka rero ni ukuvuga ngo karande ikomoka he karande y'umuryango inkomoko ya karande y'umuryango none dushaka kugira tumenye kuko byanga byakunda nta karande hari karande nziza irashoboka ko wenda papa wawe akaba ari pasiteri nangwa se mama akaba pasiterine nawe ukazaba umukozi w'Imana ni karande nziza ariko ziriya karande nziza z'abazimu ugasanga umuntu ntabwo ibicure mbese karande nawe urazizi twe kuja muri detaye nyinshi ahubwo ziriya karande ntabwo zaba ari ingaruka z'ibyaha z'abasekuruza babo zo mu muryango niba baramenyereye gusenga ubundi hari abantu badakora business ngigende bitewe aribo babigizemo uruhare ni ukuvuga ngo ubundi yishingiye business bisabwa ngo byibuze unagiremo ngo umunsi umwe cyangwa se iminsi ibiri ufunge urye gusenga ukomeza amasengesho ubundi Imana iguhereze umugisha mu byo yakoze uko Bibiliya yaravuze ngo nzabahira umugisha mu byo muzakora ubwo ni ukuvuga ngo buri wese agira umuhamagaro we hari ukuntu umuntu agira impano yo gucuruza undi agira impano yo kuba kwenda yakura n'ibindi runaka bikagenda ugasanga ubundi ibintu byose ugomba kubigerageza ukamanza n'abaze n'Imana hari n'ukuntu umuntu ashinga business atabajije Imana ati mbese Imana iyi business ko ni business yanjye nguko ubona umuntu bivuze ko namye gukora business manza wabaze Imana urasenga uyibaza ute dusobanurire ko abantu benshi ikibazo baragifite dusobanurire ubaza Imana uje gusenga nango uje kwa bishop ukamubwira nsengera nge ntabwo ntondi kubyumva neza dusobanurira ku kantu ntabwo kubyumva urakoze cyane no kuvuga ngo rero kubaza Imana tuvuga no kuvuga ngo niba ugiye gushinga business ngo haranga abantu bajya muri banki wenda ngo muri unguka akajya kuguzamo nga miliyoni ng'icumi gishaka gushinga business no kuvuga ngo ntabwo wajya gufata ya mafaranga muri banki ngo ujye kuyashingamo kabari ngo amafaranga urambira ngo hari umusaruro guzavamo ese nta credit nta muntu wafashe credit agakora kabari kandi kabari kunguka uwo muntu rero bitandukanye ashobora kunguka n'ibyo birumvikana ko Bibiliya avuga ngo ivubira imfura babinabeza kuba ivubira imfura babinabeza rero no kwa ngo tandukanye uriya muntu nubwo agiye kwa kahira credit ariko birashobora ko atagaragaye imbere y'Imana cyane wenda nga tubasuhuze rero mwese mudahema kudukurikira nkuko mubibona imbere yanyu hari umusore mwiza cyane mwakunze umusore mumaze kumenyera cyane abakunzi bacu ndetse nimba nawe ari ubwa mbere wagera hano kuri kamera yacu ya iwacu uyu mugabo ni umugabo tumaranye iminsi myinshi cyane muramubona ni umuntu usizwe amavuta ongera utangira wibutsa abadukurikiye musore mwiza murakoze cyane mu nshuti zanjye ndabakunda cyane amazina yayandi ni Prophète Jean Dodier Evangeliste Imana bahumugisha murakoze cyane Prophète Evangeliste tugize amahirwe yo gusura iwawe rero tugeze iwawe gusura ese ntabwo uratwakira yego ni karibu sana twakira rya Yesu twamaze iminsi rero utagaragara kuri televiziyo warahugiye mu biki muri iminsi ntabwo nari inaha mu Rwanda nayo maze iminsi naragiye muri Canada ariko nagarutse ubundi mu Rwanda uzaniye iki abakunzi bawe rero muri Canada wasanze bimeze bite uzaniye iki abakunzi bawe muri Canada nasanze bimeze neza cyane hari umutekano ng'umutekano mu Rwanda nta kibazo tugeze iwawe rero tugeze iwawe
dore abakunzi bawe bacu barakubazaga base ngo utuye he kwagira uti ni Musanze dore tugeze ku nzu yawe gira icyo babwira abakubaza ngo utuye he bakubona gute gira icyo babwira. Murakoze cyane mwe mu karere ka Musanze nguko mwadusuye mwadusanze mu rugo ahantu tuba ni byiza cyane ni umugisha kandi karibu iwacu n'abandi bose bifuza kuzahagera tuhaye karibu sana. Urakoze cyane kuduhereza karibu natwe turayakiriye. Hari ikibazo cy'amatsiko rero nkikandagira iwawe hari ikibazo cy'amatsiko nabonye nakandagiye muri salo mbonyemo matera iramatera kufite inzu nini iramatera bite byayo. Urakoze cyane iramatera wabonye muri salo hama no kuvuga ngo ni matera y'abarwayi. Matera y'abarwayi. Ibitaro byawe bibura nani hano byibere. Itandeza leta nawe itarongira ahubwo nga gucyo umurwayi azananiwe kaba ngomba ko nyine umufasha gusenga nyine kabati ushaka kiberaho ngaho kazagenda ukize nta kibazo ukamuhereza nyine matera kiryamye. Ko umucumbiki mu gihe ananiwe muri rusange. Akabana twavuze byinshi rero manzo badusengera. Katuce bugufi tujye imbere y'Imana dusenge twiragize Imana. Mana data wa twese ese umwami wacu Yesu Kristo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Amen. Mbere ya byose turagusabira ngo utubabarire utweze dutunganye twaratekereje turacumura turavuga turacumura tugusabye imbabazi ducishijwe bugufi nawe kugira ngo ari weho ushyirwa hejuru. Tindana natwe rero uyu mwaka uturindiremo Mana iminota turi mu murangaha uze kuza kubana natwe uhereze umugisha badusuye Mana n'abandi bose bari butwumve tubasabiye umugisha n'abategereje kuzatwumva tubasabiye umugisha reka ineza yawe n'ubuntu bwawe bibe kumwe natwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Uyu munsi rero cyagira ngo utuganize ku kiganiro kivuga ngo mbese umuntu acumura ate. Ese umuntu acumura ate, umuntu yava mu bicumuro yakoze ate asaba imbabazi Imana ate. Ni ikiganiro cyagira ngo ufashe abakunzi bawe kugira ese ni ryari umuntu acumura. Yego acumura ryari ese ni izihe ngaruka zo gucumura ese umuntu yabivamo ate. Ubundi murakoze cyane mutubajije igitekerezo cyiza cyane ntabwo nakita ikibazo kuko ntabwo turi mu bibazo ahubwo ni igitekerezo gufasha abantu b'Imana kugira ngo dufashe abantu b'Imana. Imana ishimwe rero no kuvuga ngo hari ukuntu umuntu kuva mu byaha cyangwa se mu bicumuro ntabwo bisaba process ndende. Icya mbere ntabwo iranga abakunzi bacu no kumanza wizera Yesu ko ari ikiganiro twakoze mu minsi yashize kijyanye no kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza ku buzima bwawe. Iyo ntabwo wakizwa utaramanza wizera Yesu nk'umwami n'umukiza ari impamvu bakubwira ngo manza ubatizwe. No kuvuga ngo hari ibyaha by'ingomoko iyo utarabatizwa biba bikuriho ariko iyo ubatijwe ibyo byaha biragenda bikakuvaho ibyo byaha by'ingomoko byabyo baba barakoze bikugendaho. Niyo mpamvu rero iyo umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ku buzima bwawe ndakeka ibicumuro byose by'ingomoko biba bikuvuyeho utangira ubundi buzima bushyashya ugatangira urugendo rwawe ugatangirira azedi mu yandi magambo ugatangira kwimenya wowe ubwawe ku giti cyawe urumva byabyo. Bivuze ko iyo umaze kubatizwa ubaye umuntu mushasha urongera ukaba umwana muri Yesu Kristo ubundi ukongera ugatangira kuba umuntu mushasha. Yego. Nose ubwo bivuze ngo bano abantu babatiza uduhinja abandi bakabatizwa ari bakuru mwe mubibona gute nk'abakozi b'Imana? Ubundi uriya no kuvuga ngo umuntu yagombye kubatizwa ari uruhinja yagombye kubatizwa akuze kuko ukumva nimba kubatizwa ni ukwihana ibyaha wakoze kugira ngo wongere uganduke ube mushasha. Ahubwo ubibona ute iyo ubijajinze nk'umukozi w'Imana? Murakoze cyane. Buriya no kuvuga ngo nge mbona wenda uko msumva kuko nge wenda nabanje nasengera mu itorero rya Anglikani. Yego. Ariko nza kubatizwa buri uko mbona nabatijwe kabiri. Wabatijwe kabiri. Wabatijwe mu Anglikani? Batizwa no mu barokore nyine. Yego. No kuvuga ngo nabatijwe mu Anglikani nabatijwe ubatizo wo kugahanga. Yego. Ariko nsomye Bibiliya nsanga ubatizo wo kugahanga utemewe. Barobatije no kuvuga ngo ugaragaza ngo ubwibone. Kuko ngo mu mazi menshi ngo bigaragaza
mpfanye na Yesu nsukanye nawe. Kandi Yesu nawe ngo yabatijwe ari mukuru ndabatijwe ari uruhinja. Niyo mpamvu rero nabwira ng'abakunzi bacu cyangwa se badukurikiye abantu badukurikiye nk'abantu wenda bumva wenda yabatirisha ngo umwana numva wenda iyo batije umwana akiyigira akamenya kuvuga ngo wenda ariyigiye azi kwiga icyari cyo urabona ngigiye runaka baduhereza cyo kwiga kuko iyo wizegera amategeko 10 biragufasha kuko hari itegeko batwigishije rivango wubahe so na nyoko kugira ngo uramure mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe iguha. Ibyo ndabyumva. Urumva rero ngarira somo waramutse umuvyeyi yaragiye kwigira umwana urumva ntabwo umwana bazi icyo abatirijwe ahubwo nge numva umwana yakiyigira yabatizwa yari yigiye ago mategeko akayiga kamitiriza neza cyane. Numva byajya biri gufasha abantu cyane kuko ari ukuntu ubona ugasanga umuntu niba batijwe gutyo yamara gukura akumva ashaka kongera kubatizwa kandi yarabatijwe. Urumva bari kazo ikomeye. Byumva ibyo ntu twabitinaho cyane ko buri wese agira imyemerere ye kuko nimba bakaturika batiza impinja barokore bakabatiza abantu bakuze ni kimwe n'ukuntu twe kwinyira muri ibyo bintu cyane ahubwo twe ntabwo twashira urubanza buri wese bitewe n'imyemerere ye. Reka twakire buri wese imyemerere ahubwo ikintu tugiye kwibaza ni kimwe umuntu acumura ati ikibazo nakubajije umuntu acumura ati murakoze cyane wase ugira inama uti ntuzakora iki kintu igihe cyose uzakora iki kintu uzabucumuye. Ubundi no kuvuga ngo gucumura biri mu buryo butandukanye. Ngo ushobora kureba ikintu runaka ukacifuza ubundi ushobora kwifuza nk'amafaranga ya mugenzi wawe kandi wenda kategori iriho ayo mafaranga ntabwo Imana iragucira inzira ngo uratunga. Ubucumuye ntabwo nemeranya nawe. Nose hari ikibazo kibaho kwifuza ni icyaha. Kwifuza ni icyaha. Je numva ko umuntu cyabica hari uko wifuje ibyo wifuje ukanabikora. Urugero nk'ubu ndamutse nifuza hari ibyo bavuga ngo tukifuza amafaranga mugenzi wawe na wase ntukifuza umugore wundi ese ushobora kumwifuza kuko nirari kuki se none nimba ari icyaha kuki Imana yaremye irari kandi umuntu ugasanga byanga byakunda avukanyira nta gihe ubona umuntu nawe ni kuri bishop nta gihe ubona umuntu kubona nawe turavuga ura muntu nyamana ura muntu ni mwiza wamumba cyangwa se wamara amafaranga ibyo bintu byo mubivuga hiki buriya Bibiliya iravuga ngo ndimugakunda iby'isi bitagira umumaro. Yego. Nukuvuga ngo iyo wifuje ikintu nukuvuga ngo ba wifuje ikintu udashyikiriye niyo mpamvu gihinduka icyaha ko wifuje ikintu udashyikiriye kubera rero bitewe hari ijambo uvuze urabatiza ati se wowe nta kintu reba ukumva ukabona ngo umugore ukumva uramukunze ngo turamugabo afite umugore mwiza ariko ntuvuge ngo ava akagenda tubwo ariko nawe watunze ijisho uriya muntu yebana ni safa kabisa ntabwo uzi ukavuga uriya muntu afite imodoka nziza ukavuga uti yebana iriya modoka tu mana nanjye wayima ubwo tayari ubwo ubukoze icyaha ubukoze icyaha kubera mfite Yesu umwami umukiza ku buzima bwanjye nshingiye wenda umwuka wera ubu uri muri njyewe ntabwo nakifuza umugore wundi wenda ushobora kuvuga ati uriya muntu yashatse neza pe bari abantu babanye neza ubwo wifuje ariko apana ntabwo wifuje kwifuza bavuga aho wakwifuza niko kuvuga ati uriya mugore wamumba rwose uriya mugore uhamumba we magira ibindi mwakurana aho ngaho niho bigaragara ng'icyaha novuze ati runaka yashatse neza pe rwa rugo rubayeho neza nawe uri kwifuza ko Imana aza guhereza urugo ngubwo abo bantu ko uri kubona rufite imbuto nziza. Bivuze ko hari ukwifuza neza no kwifuza nabi. Yego biri mu buryo butandukanye. Gukora ibyaha biri mu buryo butandukanye. None nibonye umugabo akavuga uti uriya mugabo afite imodoka nziza wayima no kuvuga ngo weho urifuje icyo gihe ubukoze iki no kuvuga ngo iyo wifuje ishobora kureba imodoka ukabona urayifuje imodoka y'iki y'uwo mugabo ukayifuza ukabona umugore w'uriya mugabo nawe ukagira ute ukamwifuza. Yego no kuvuga ngo iriya modoka nubwo uyifuje iri kuriya we kubera ko amaso ndagari amarido amaso yarebye arangije ahereza umutima ahaye umutima akwera ko iriya modoka ari nziza ariko intambara urwana rero urwana intambara yo kubwira Imana ngo Mana ndashagura ngo nanjye uzangirire neza iriya modoka ya runaka ni nziza uramutse yimbaye kuki utareba umugore mwiza wa runaka avuga uti Mana
uzangerereza nk'umugore nkuriye umugore n'imodoka n'ibintu bitandukanye gute differ gute si umutungo byose tubyita nk'imitungo tubyita wumve ko rero nubwo ari kimwe ariko wumve ko hari ijambo navuze ngo hari ukuntu ubona abantu nk'umugore n'umugabo bari kugendana ukavuga ati bari abantu urana umuryango mwiza bari abantu babana neza kana kafite umugore mwiza n'akana kafite umugabo mwiza nanjye rero musumbaye umugore mwiza nguriya byakunda ariko biriya bitandukanye no kuvuga ngo kwifuza uriya mugore ngo muzaryamana hari kantu utari kumvamo hari ukumva ko Imana azakugirira neza ikaguhereza nguriya mugore w'umutima katuve ku mugore katuje ku bana ushobora kubura umugabo ufite abana beza bicitegerereza kavuga indi Imana bari abana ba runaka uwabana imba nkoze icyaha mbonda cyaho bukoze ukabana n'umugisha ndetse ikibazo ni umugore n'umugabo naho ibindi byose kwifuza ibindi usibye umugore nangwa umugabo ibindi byose nta kibazo kwifuza ushobora kwifuza ngo utifuje ngo ushaka kubonana yego na wa mugore wa runaka ahubwo ifuze kuvuga ngo uwamba urugo ngo wabara abantu urumva ni ibintu bitandukanye okay ibyo nabyumvisha none nanjye wasobanukiwe ibyo ndasobanukiwe bivuze ko ari ishari ryiza akavuga ati okay Mana bari abantu babayeho neza nanjye zamfashe mbeho neza bivuze ko iyo wifuje icyifuzo nk'icyo nta cyaho bukoze ikibazo ni ukwifuza umugore mwiza nk'uwa runaka ushaka kugira mu muryango no kwifuza uti Mana uzaba umugore nk'uwa runaka nanjye nubaka urugo rwiza nta kibazo ingaruka z'icyaha rero tugiye kugeraho ingaruka ese ukoze icyaha ni izihe ngaruka zikugeraho ko twarebye uburyo ki ushobora gukora ibyaha ukora icyaha igihe bitandukanyije n'Imana ubizi kandi ubigambiriye niko muri gatigisimu mundi ya Katolika bavuga ngo ni ryari ukora icyaha ugikora igihe bitandukanyije n'Imana ugakora ikibi ubizi kandi ubigambiriye noneho hari ingaruka z'ibyaha ingaruka mu igihe gishize twavuze kuri za karande ubu tugiye kuvuga ku ngaruka z'icyaha biriya byaha dukora ese ingaruka bigira ni izihe twabyira abantu kugira ngo nazakora n'icyaha azamenye ngo ingaruka byanga byakunda yirengera ingaruka izi n'izi urakoze cyane ubashije igitekerezo cyiza cyane Imana iguhereza umugisha ni ukuvuga ngo rero ingaruka z'icyaha ziza mu buryo butandukanye ubu wenda urugero ushobora kwiba ikintu runaka wenda si ushobora kwiba nk'amafaranga wenda katanga urugero ushobora gusambana wajya mu rusengero ukabwira Imana ngo Mana nasambanye naguye mu cyaha kubera ko Imana yo ihora yicaye ku ndebe y'imbabazi n'umubyeyi ko ndibuka Abisiraheli baragiye bamaze kugenda bagomera Imana bagarutse batakambira Uwiteka abahagurukiriza umuvunyi mu yandi magambo arabababarira ni ukuvuga ngo rero Imana yo iyo ihora iduteze amatwi yo kutwumva iyo ukoze cyane ubwira ugasambana Imana ishobora kuvuga ati ngenda kubabariye nduzongere bivuze ko hari ibyaha ushobora gukora ugasabira imbabazi Imana ikakubabarira cyangwa hari n'ibyo ushobora gukora Imana ntikubabarire nta cyana kimwe Imana itababarira nabisha abantu Imana yarababariye ko kwicuza ufite umutima ukunze iyo wicujije ukavuga ngo Mana ikosa ryangwiririye byagiye gutya ariko mbabarira Imana irakubabarira ariko ingaruka y'icyaha ntabwo ivaho ngubu ushobora gusambana Imana irakubabarira ko wasambanye ariko ingaruka y'icyaha ugagwara nka sida ntabwo wayikira ntabwo byakunda cyangwa se wenda ugatera inda bakuzanira umwana byanga byakunze uramureba uti umwana n'umusambane niko bamwiye urumva bari ikibazo nyine ingaruka y'icyaha nibyo bita ingaruka y'icyaha nyine ingaruka y'icyaha inabaho kwandura sida ugwara izindi ndwara runaka kubyara umwana hanze udateganijwe nyine ukumva ngo handi wumva ngo bakuzaniye umwana wabyaye umwana hanze iyo ni ingaruka y'icyaha ariko Imana irakubabariye nubwo yakubabariye ariko ingaruka y'icyaha gifite yanaje gusa hagati aho wowe wumva utuje ukimara kubona izo ngaruka z'ibyaha wowe wumva utuje wumva koko Imana yakubabariye kandi urumva niho kwitema mu ntoki nimba witemye mu ntoki buri gihe ugiye kureba mu ntoki zawe uzasangamo cya gikomeye ese kiriya gikomere cyo gukubise ku mutima wutekereza ikiramutse warakoze ibyaha nyine urumva ko muri iyi si dufite abanzi batatu umubiri isi na satani urumva isi iba yakubonye Imana iba yakubabariye
ariko isi yo yakubonye, ariko isi yakubonye. hagati yaho y'ibyo byaha rero turi kuvuga ingaruka y'ibyaha n'ibikingiye. Hari ikiganiro ubushize twakoze kivuga ngo ku ndwara za karande. Ese ziriya ndwara za karande ntabwo zaba ziterwa n'ingaruka z'ibyaha ababyeyi baba barakoze? Ziriya ngaruka rero ni ukuvuga ngo karande ikomoka he? Karande y'umuryango, inkomoko ya karande y'umuryango none dushaka kugira tumenye, kuko byanga byakunda nta karande. Hari karande nziza irashoboka ko wenda papa wawe akaba ari pasiteri nangwa se mama akaba pasiterine, nawe ukazaba umukozi w'Imana, ni karande nziza. Ariko ziriya karande nziza z'abazimu ugasanga umuntu agwa ibicure, mbese karande nawe urazizi, twe kuja muri detaye nyinshi. Ahubwo ziriya karande ntabwo zaba ari ingaruka z'ibyaha z'abasekuruza babo zo mu muryango? Yego, ni ukuvuga ngo ziriya mbaraga za karande, yego, hari igihe ureba ugasanga wenda nk'umwana yarananiranye mu rugo kandi se ari pasiteri, birashoboka. ugasanga umwana ko ntabwo bivuze ko nimba se ari pasiteri ba sogokuru babo bari pasiteri. Ibyo bintu tubigendeho. Ushobora kuba uri pasiteri wanyu nta muntu ugeze kuba pasiteri, ariko ukavuga uti ngiye nkurikije uko niyumva uko amavuta y'Imana yaje ngiye kuba pasiteri, ukabiharanira pe ukabigerwaho. Ntabwo bivuze nose bivuze ko karande zose zo mu muryango zirahera kuri wowe zamuka, nangwa se twe turahera hasi. Twe tugiye kwibaza, ese karande nta n'ingaruka z'ibyaha? Karande zituruka hehe? ntabwo karande wenda ukunda ikora ituruka ku zindi mbaraga zitandukanye n'iz'Imana basogokuruza baba barakoreye. Yego, izo urumva ni ingaruka z'ibyaha. Ni ukuvuga ngo hari igihe baba baravuye mu mubiri ariko barakoreraga ibindi bigirwamana. Ibyo bigirwamana rero ntabwo ubwami bubiri buturanaga. Ni ukuvuga ngo iyo hari bagiye mu bwami bw'Imana, niba ngo abasogokuru nk'ubu nga se wasiko ntabwo wamenya icyo yakora. Icyo rero nicyo ugenda gukurikirana nk'abana bawe, ugasanga irwenda kiri kubakurikirana. Noneho wowe ugasanga wowe wabaye pastor. Ni ukuvuga ngo za mbaraga iyo uri kwirukana za myuka mibi, uko byagenda kose urumva uri kurwanya za mbaraga za mu gisekuru bakoreraga. Niyo mpamvu ubonaga zigiye nko mu bana bawe, ubona bitewe no kubikabasangana n'indege ngeya, ugasanga nk'umwana arakunaniye kubera ko zimufatiranyije n'indege ngeya, kubera ko Satani gushaka ngo agukoze isoni ng'umuntu w'umukozi w'Imana ugeragezwe. Niyo mpamvu ubona abantu bari guhangana n'ubwo buzima, umuntu ari guhangana n'imbaraga za karande ku mpamvu z'uko ari kugendera ari kubonwa n'imbaraga atigeze agira mu ruhare. sanga zo ziri kumugaranzura. Niyo mpamvu uri gusenga ugomba gusengesha umwuka iteka ndurambirwe, ugahora imbere y'Imana, kuko Satani abahora ahiga ubuzima bw'abantu cyane. Bivuze ngo iyo usenze bishoboka karande iracika burundu cyane rwose. Nizo mbaraga mukoresha, hari imbaraga mukoresha mwebwe, hari baravuze ngo ni password, ariko nzakomeza bikubaza mu gihe cyose tuzahura. Ni izihe mbaraga ukoresha ku buryo uvuga uti ngiye karande y'umuryango wanyu ngiye kuyigukura, kuko azari umwe tukavuga uti iyi karande y'umuryango wanyu ngiye kuyigukura, kuko urumva nimba afite ikibazo cy'uburwayi butandukanye, hari abafite abadayimoni, hari abafite ugasanga cyaramuhinamaritse, cyamuciye amaguru, cyamugize ikidebire. Wowe imbaraga ukoresha ubyumva ute? Ubyumvira abantu bawe kugira ngo nuzagukurikirana cyangwa se uzakugana zaravuga ati ndi kugana pasiteri nkurikije ubuhamya. Ubundi ejo bundi hari ikiganiro numvishe kuri YouTube, wari pasiteri Bosco, uramwumva Bosco, unamenya ngakurikiranwaho ibintu, ntabwo rero ntigiye kuvugaho cyane, ariko hari umuntu watanze ubuhamya ego yaramusengeye ngo uwo muntu ari muri Amerika, ngaravuga ati mwebwe ubu tuvugana ngo mufata amazi ngo mugire gutya muyanywe mugire ute, urukumva ngo amuvura ari muri Amerika, we ari he? Ari hano mu Rwanda. Izo mbaraga ese abantu hari abamaze kuzizera, hari n'abatazizera. Mwebwe izo mbaraga nizo ushaka kugira ngo dusobanurire kugira ngo tube tubagana tubazi, kuko hari abapingayi ntabwo byabura, ntarigera ngo de, ntabwo abantu bose bumva ikintu kimwe, ariko imbaraga z'abakozi b'Imana hari abo zimaze kugeza ku rwego rwiza, hari abo zimaze gukiza. Muduhe password, umunsi uraduha password, ubikora ute kugira ngo wumve ko byanga byakubona nimba ngeze imbere yawe ko ugiye kwirukana mu madayimoni mu izina rya Yesu? Urakoze cyane. Gusengera umuntu akiri indwara afite cyangwa se wenda za karande,
numva tutabidisikatingaho cyane ku mpamvu z'uko ntabwo ushaka kuba umukozi w'Imana wenda uri umukristo bisanzwe. Kiretse ni ukuvuga ngo natwe twabyisanzemo, ntabwo ari ibintu twagiye kwiga mu mashuri. Amashuri twarayize ariko ibyo ntabwo twigeze tubyiga. Ni ukuvuga ngo ni impano, nguko mu Bakatolika bavuga ngo ni inkabire. Ni inkabire Imana ikwihera. Ni ukuvuga ngo hari inkabire Imana iguha itahaye abandi. Niyo mpamvu rero abo gaciro, niyo mpamvu wumva ayo mpamvu bambaje mbese ni ukubera iyo uri kumva wenda usengera umuntu ukabona umuntu arakize ubuzumva ute. Njye numva ngomeye kuko hari inkabire Imana yampaye idafite abana. Ni ukuvuga ngo rero wenda tudatinze kuri icyo kintu, ni ukuvuga ngo umuntu birumvikana cyane. Ni ukuvuga ngo akanywa kararema. Ni ukuvuga ngo niba Imana yaramuhaye iyo mpano, ni ukuvuga ngo mufate ayo mazi, niba aramusengera ari mu Rwanda ari muri Amerika, ni ibintu byumvikana cyane. Fati mufate ayo mazi akatorowe n'amagambo yiwe Timana, aya mazi ndayasengeye deka abashe guhinduka umuti wo kisi umuntu mu izina rya Yesu. Amen. Iryo zina yizeye rero akimara kuvuga ngo mu izina rya Yesu, kubera ko Imana yamusize amavuta avuga ngo wewe ugomba kuba umuntu wanjye, ngugize umwizego, ugomba kungorera. Uko byagenda kose Imana itabaraga wa muntu kugira ngo ishyigikire wa mukozi w'Imana, ivuga uko biri kose uri mu ndarimo mu Mwuka Wera, harimo imbaraga z'Imana. Iyo dukoze ngibyo rero abantu bavuga ko wenda twagiye mu barangi dukoresha izindi mbaraga z'ikuzimu, abantu ko baba bafite imyumvire itandukanye, ariko niyo waje kuzimu ugakora ibintu birakiza abantu, numva ndani kibazo. Numva ndani kibazo rwose. Baruvuga ko izo mbaraga ziramu, ariko birumvikana nimba izo mbaraga zaturuka hanze ariko zigakiza abantu, zikagira neza abantu. Atariza kwica abantu. Rero nubwo baduseka dutungishije benshi, hari abavanga n'abateka mutwe biraba ari gukora ntabwo bibaho, ariko nubwo baduseka dutungishije benshi nakubwiza ukuri cyane. Kuko nukuvuga ngo uko byagenda kose duca mu nzira y'inzitane, kuko ntabwo umuntu ahereza agaciro ikintu cyawe kubera ko atagifite. Nukuvuga ngo iyo umuntu rero ataza agaciro k'ikintu narwo nagihereza n'agaciro. Ngange buranditse agaciro kisengesha ko gusenga Imana ko gukorera Imana. Niyo mpamvu ubona akeshi nose n'umuntu afashe amasengesho y'iminsi 5 ari gusenga Imana atajya atanywa, ari gusaba Imana ngo imwongerere izindi mbaraga. Ejo umuntu agucindira avuga ngo izo mbaraga ufite handi zikoranaga ari Imana isiguhereza. Urumva baguciye indege, ariko mu rugendo wakomeza ugasenga ukavuga ngo Mana ndashira ngo abanzi banjye ubahereze kurama bazabone kugira neza kwawe. Murakoze cyane. Icyo dushaka kumva nico ese iki kibazo gishoboka ye gusa nkaho gisubije gushaka kugira ngo ugisubize ugihereze abantu badukurikiye babyumve neza. Buryo ki ushobora iyo karande none wo ku giti cyawe ijambo bavuze uti ururimi rurimo. Mbese iyo karande y'umuryango we tugiye gufatanya n'abantu no kwingiye n'ubwo n'umunyamakuru mbangira ngo mvugire rubanda mutahari cyangwa se n'ibindi bibazo baratubaza muri commentaire nabwo ukagenda kabisubiza. Ariko hari ikibazo twibaza, ushobora wowe ubwawe kwisengera uvuga jewe nizeye Imana ishobora byose, nizeye umwuka we ukisengera izo karande zo mu muryango ukaba wazitsindira mu izina rya Yesu? Ntabwo byashoboka. Ni ukuvuga ngo birashoboka ko ntabwo wabishobora, kuko nta muntu ukuvuga ngo we hari imbaraga afite we udafite. Ni ukuvuga ngo niba narahawe yankabire yo kwirukana izo myuka mibi, kwirukana izo za karande, ni ukuvuga ngo nanjye hari izindi mbaraga nanjye binsaba. Bivuze ko udashobora gusengera mu rugo wowe udagiye imbere y'umukozi w'Imana ngo agire imigisha ikugwaho. Hari udashobora kubona. Niyo mpamvu ubona kenshi bari gushaka abakozi b'Imana ngo bafashe ku cyifuzo runaka, kubera ko imbaraga baba bafite usanga ari ngeya. Niyo mpamvu ari umukozi w'Imana kuvuga ngo uko biri kose n'inganura umukozi w'Imana hari ijambo ryiza arambwira, arama makuru aturutse mu ijuru. Bivuga ngo niba amuhanuriye iby'Imana mubwiye muhumura mu gihe kiniki nzokugirira neza. Bivuga ngo hari impamvu rero aganura umukozi w'Imana, so kabana nayo kuba yakisengera mu rugo, ariko gusenga mu rugo numva bitamugeza ku cyo ashaka cyane, cyangwa se wenda yamenya ngo Imana izamutabara ryari ari mu rugo. Niyo mpamvu rero hari izindi mbaraga abagiye gushaka kuri wa muntu zitandukanye neza afite. Wa muntu nawe rero bimusaba process ndende, niba ngizo karande bimutera kuba yasenga none n'amasengesho y'imisi 3 akayafata ari gusengera za karande kugira ngo azirukane. Ko Yesu nawe ari gangatsinda Satani yirije ubusa amara imisi 40 ari mu butayu ari gusenga. Ndabyibuka inzoke mugerageza ngo nimbura umwana w'Imana ngo
bisaba no gusenga izo karande kuzitsinda, bisaba kuba uri umuhanuzi, uri umukozi w'Imana warasizwe amavuta, none nawe ugasaba izindi mbaraga zo mu ijuru zagufasha gutsinda wa mudayimoni. bivuze ko kwisengera ari ibintu bitapfa gushoboka ku muntu, ntabwo byapfa gushoboka ku muntu, byanga byakunda ugomba kwegera umukozi w'Imana. Yego, ni byiza cyane rero, ni byiza cyane. Njye numvaga njye natekerezaga ariko umuntu aramutse afashe umwanya akavuga ati ngewe bundi hariho imyuka mibi, hari imyuka mibi n'imyuka myiza, kuko mpora mbivuga icyo wemeye nicyo kikuyoboka, nangwa se icyo yobotse nicyo ujana nacyo. Hariho icyiza, hari ikibi. Njye numvaga rero mu myumvire yanjye nshobora gufata umwanya akavuga ati uyu munsi nshobora kwisengera nkavuga okay, nimba ntashe Mana mfasha, ariko urakoze kuba uduhanuriye kuba byanga byakunda ugomba kujya imbere y'umukozi w'Imana kugira ngo akurambureho ibiganza. Ni byiza cyane, ni byiza cyane kandi ni iby'agaciro. Ese uyu munsi ndagira ngo utange ijambo ry'ihumure ku bantu bababaye, ko hari abantu babaye, hari abantu barwaye. Ijambo ry'ihumure ku bintu tumaze kuganiraho wabahereza ni irihe? urakoze cyane. Ariko hari akantu tutavuzeho gatoya, wenda ngira ngo mbwire abakunzi bacu. Isanzure rwose babwire, nta kibazo. Ngira ngo mbwire abakunzi bacu, hari abantu bagira imyumvire itandukanye, ukumva ngo ntabwo abahanuzi bemewe, wenda baranabindamo, wenda mu matorero atandukanye ugasanga abantu bari kurwanyana, kuko amatorero nani ngibikeba. Ni ukuvuga ngo niba wizeye ugomba kwizera ku giti cyawe ukagira n'ibyo wizeye. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo nk'abantu b'abakozi b'Imana bakwiye kuba basebanya, bagombye bo gushyigikirana bakubakana. Niyo mpamvu usasanga kuzajya mu ijuru ari ikintu kigoranye. Kujya mu ijuru ni ibintu bigoranye, n'abantu bacira abandi imanza ugasanga ni ikibazo, kandi mbere na kera baba bamenya babagaho. Arega iyo urebye muri iyi minsi amadini, hari amadini wagira ngo yibereye muri business, apana amadini ubanga agiye gukorera Imana, kuko ukumva nubwo tuzi imbere yawe hari abakwemera n'abagupinga, hari buri wese nk'ukuntu wabivuze, hari nawe wemera, hari abo bimeze bite. Ariko impamvu usanga bimeze gutyo, hari abapasiteri b'ukuri, hari n'abapasiteri b'indamu. Ibyo rwose ni ibintu byumvikana, kandi twizere ko wowe utari w'indamu nk'uko nabitubwiye, twizere ko wowe utari w'indamu pe. Twebwe ntabwo ariko bimeze. Biba bitewe n'uburyo wahamagara, niko nakubabwiye. Biba bitewe ibyo ukora, biba bitewe n'uburyo wahamagawe n'aho wanyuze. Ntabwo umuntu waciye mu muryango n'umuntu waciye mu idirishya, ntabwo abo bantu baba barahamagawe kimwe. Ari bose baturiza mu nzu. Baturiza mu nzu. Urumva ari umuntu waciye mu idirishya n'umuntu waciye mu muryango, urumva ntabwo biba bimeze kimwe. Murakoze cyane rero, Imana ibahereza umugisha. Mwavuze ngo tubasangize abantu bacu ijambo ry'Imana wenda twaba dufite ku mutima muri iki gitondo, katubasangize ku ijambo ry'Imana rero riza kububaka, izina ry'Imana rirushaho guhabwa icyubahiro. Tugiye gusoma ahangaha ijambo tugiye gusanga ni mu gitabo kirangaha, ni mu migani ibice byaho ni 22. Turasoma dore ku murongo waho wa mbere, dusome n'umutwe waho w'amagambo. Imana ishimwe rero. Imigani 22, umutwe waho w'amagambo uri kutubwira ngo kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi. Umurongo wa mbere ukavuga ngo no kundwa kuruta ifeza n'izahabu, uwubaha Uwiteka ingororano ye n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo buhoraho. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Twongere dusubiremo umutwe w'amagambo. Kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi, no kundwa kuruta ifeza n'izahabu, uwubaha Uwiteka ingororano ye n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo buhoraho. Imana ibagire neza cyane, Imana ibahe umugisha. Iri jambo rero ni ijambo ryiza cyane ririmo kubaha Imana. Ni ukuvuga ngo iyo wubashye Imana nta kintu itaguhereza. Iyo wubashye Imana ntabwo yaguhemba ibiryo gusa, ntabwo Imana yaguhemba umugore mwiza gusa, ntabwo kubaha Imana ntabwo yaguhemba amafaranga gusa, ahubwo kuwubaha ng'Uwiteka ingororano ye n'ubukire. Ni ukuvuga ngo n'ubundi iyo umuntu apfuye, njya mbona hari abantu bapfa ukabona umuntu yaravutse barenze yasaza akiri guhingira abantu, ukabona nyine apfiriye mu bukene. Usanga ari ikibazo. Bura iyo upfuye unafite ubuzima bwiza biba byiza cyane. Niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo uwubaha Uwiteka ingororano ye n'ubukire
n'icyubahiro n'ubugingo buhoraho. Ora no kuvuga ngo Imana ikiduhemba ndaga iduhemba ibi amafaranga ngo imodoka nziza, ntabwo ibyo wabijyana mu ijuru. Ibyo ni ibintu usiga ngo amazu meza, ahubwo ngo ubaho Uwiteka ingorane ni ubukire n'icyubahiro ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo ubugingo buza nyuma y'ibindi byose. Ni ukuvuga ngo Imana izaduhemba ubugingo, ntabwo Imana izaduhemba amazu meza, ntabwo izaduhemba amamodokari. Ibyo ni ibintu bidufasha turi muri ubu buzima tubikirwa guhumeka uyu mwuka, ariko niko tumara guhindurirwa izina. Ndashaka gutangariza abakunzi bacu Imana izaduhereza ubugingo buhoraho. Ndabifuriza ngo rero muharanire kuzajya mu ijuru, muharanire ubugingo buhoraho, muharanire kugira ngo Imana ikomeze ibashoboze mu rugendo, ikomeze ibagirire neza. Imana ishimwe rero, ndabakunda cyane. Imana ikomeze ibegere kuruta uko inama yanyu ibegereye, nubwo iminsi ari mibi, ariko mu ijuru hari Imana itabara izobagirira neza cyane. Murakoze cyane. Ariko pasiteri, uravuze ibyo bintu, hari ijambo rinkoze ku mutima, ariko ni ijambo nshaka kugira ngo mbaze mpagarariye abantu baduteze amatwi. Ese kuki umuntu akora bikanga? Cyo ni cyane. Ikindi, yewe ubu nge nawe tugakora umushinga umwe, wowe bigakunda nge bikanga. Hayi dukora kimwe, ibyo ukoresha nibyo nkoresha. Icyo kintu mwebwe nk'abakozi b'Imana mukibona mute? Nuko biterwa n'iki? Ni yewe humure wahereza abadukurikiye. Murakoze cyane. Rega buriya rero bashika ikintu cyiza cyane, ndetse no kubera iki mbanjuruza ibintu ngibya mugenzi wanjye, wenda twarashinze business, ariko business ye ikagenda iyanjye ndigenda. Birashoboka ko ushobora kuba waragiye mu muhamagaro utari wawe. Ngo n'urugero Imana ishobora kuba umuhamagaro wawe wenda ari gusenga, ari gusenga ariko ukanakora. Ariko undi nawe ashobora kuba wenda we yarizeye ko ugucuruza kwe ari zaramya, akumva ko ari hereza umurongo cyane. Weho rero niba aramenyereye gusenga, ubundi hari abantu badakora business ngigende bitewe aribo babigize mu ruhare. Ni ukuvuga ngo ubundi yishingiye business, mbese kugira ngo byibuze unagiremo ngo umunsi umwe cyangwa se iminsi ibiri ufunge ujye gusenga, ukomeze amasengesho, ubundi Imana iguhereze umugisha mu byo yakoze. Uko Bibiliya yaravuze ngo nzabahira umugisha mu byo muzakora. Ubwo ni ukuvuga ngo buri wese agira umuhamagaro we. Hari ukuntu umuntu agira impano yo gucuruza, undi agira impano yo kuba kwenda yakora n'ibindi runaka bikagenda, ugasanga ubundi ibintu byose ugomba kubigerageza ukamanza n'abaze n'Imana. Hari n'ukuntu umuntu ashinga business atabajije Imana ati mbese Imana iyi business koko ni business yanjye, nguko ubona umuntu bivuze ko namujye gukora business manza wabaza Imana. Urasenga uyibaza ute? Dusobanurire ko abantu benshi ikibazo baragifite. Dusobanurire ubaza Imana uje gusenga nanguje kwa bishop ukamubwira nsengera, nge ntabwo ntondi kubyumva neza. Dusobanurira ako kanya ntabwo uko byumva. Urakoze cyane. No kuvuga ngo rero kubaza Imana tuvuga, no kuvuga ngo niba ugiye gushinga business, ngo haranga abantu bajya muri banki wenda ngo muri unguka akajya kuguzamo nka miliyoni nk'icumi gishaka gushinga business. No kuvuga ngo ntabwo wajya gufata ya mafaranga muri banki ngo ujye kuyashingamo akabari, ngo amafaranga urambira ngo hari umusaruro guzavamo. Ese nta credit, nta muntu wafashe credit agakora akabari kandi kabari kunguka. Uwo muntu rero bitandukanye, ashobora kunguka nibyo. Birumvikana ko Bibiliya avuga ngo ivubira imfura babi n'abeza. Kuba ivubira imfura babi n'abeza rero ni ukuvuga ngo tandukanye uriya muntu nubwo agiye kwa kayira credit, ariko birashoboka ko atagaragaye imbere y'Imana cyane, wenda nga Imana ari gusenga. Hari ugusenga ukabivamo ukajya kwishingana ngakabari. Sore hari ibintu ntari numva rwose pastor mukozi w'Imana. Nta bakire bakijijwe nakabari. Birashoboka ko kabakije barahari. Nta muntu wafashe business wafashe credit akaja gushinga akabari neza agashiramo n'amashyamure yo gusambaniramo bikamukiza. Birashoboka ko izo business ko ashobora kuzikora bikumvikana rwose. Ikintu pastor dushaka kumenya ni imwe rero, ni gute kuko natubwiye ngo nimba ugiye gukora business manzo wabisaba Imana uyibisabite. Nicyo kintu dushaka kugira tumenye. Haba dukurikira bakora business, hari abungutse uravuze tuzarafata umwanya uje gusenga. Yego ugomba gufata umwanya ukaja gusenga, nibyo rwose ibyo tubyemeranyijeho. Ariko ubisaba Imana ute? Hari ijambo nakubajije kare, mbese ushobora kwisengera bigakunda? Urambwira byanga byakunda ugomba kujya imbere ya bishop nangwa se ya pastor nangwa se ya padiri.
none ni mugiye gukora business uramye ugomba kumanza ayisaba Imana uyibisaba uje imbere ya padiri ukamubwira uti mpumushimye gukora business urabyisabira ubigenza ute ubundi ujye umenya ko umukristo n'umuntu utari umukristo w'umupagani n'abantu batandukanye baratandukanye cyane kandi nubwo Imana yahana umuntu utari wasobanukirwa ibintu atazi ni ukuvuga ngo Imana ihana wenda umuntu ari uko hari ibyo yasobanukiwe ko hari inshingano aba yishe kandi azizi. Niyo mpamvu rero wumva ngo ingaruka y'icyaha ntabwo ingaruka rero igera kuri wa muntu cyane. Bura uvuga ngo uko umukristo yahanwa n'umuntu w'umupagani ntabwo bahanwa kimwe. Buri umuntu w'umukristo wamenye Imana niwo uhanwa, niwo wabona ingaruka cyane kuruta umuntu utaramenya Imana. Ugiye kuri rya jambo ryo muri Bibiliya rivuga ngo buri wese azabazwa ngo ibyo yahawe ibyo yabonye. Ni ukuvuga ngo niba warahawe itarando nduyibyaza inyungu, urumva ntabwo wabazwa ngo umuntu utarayihawe. Niyo mpamvu rero we wavuze ngo none mbese ni ukuvuga ngo niyo umuntu agiye gushinga iyo business, ni ukuvuga ngo niba uriya muntu nubwo agiye gushinga kariya kabari ariko we ni business yashinje ku giti cye, yayikoze ku giti cye, nta nubwo yigeze agisha Imana inama. Ariko wowe niba uri umukristo uba ugomba kumanza waza Imana, iyi business koko ninyikora wenda bizakunda bizemera. Yego ibyo birumvikana. Wavuze ngo rero wenda ngaruke kuri ikintu wavuze ngo mbese umuntu ngo yabasha kwisengera. Hari bamenye, nakubwiye ngo bamenye rero ni umuntu w'umukozi w'Imana ukubariza amakuru mu ijuru, ukubariza Imana akamubariza Imana se ko ngiye gushora iyi miliyoni, ese basi wenda hari icyo izamarira wenda. Bamenya rero niyo mpamvu abagomba kujya ku muhanuzi akamufasha gusenga, akamubariza Imana, yamuhereza umurongo bati ndukumva mwuka warambwiye gutya, numva iyi business bitari gukunda, washaka nk'indi business wenda yukora bizakunda. Kuko yaravuze ngo Yesu yaravuze ngo nzabahera umugisha mu byo muzakora. Gukora ni byiza rero, iyo umuntu usenga ukanakora bari byiza cyane. Ese mu rugendo rwawe mu minsi umaze mu murimo w'Imana hari umuntu wari wakugana ngo umufashe gusenga isengesho nk'iryo? Cyane benshi cyane bigakunda. Se hari ubuhamya bikemera cyane rwose, muzagenda mubabona cyane. Imana yirugirira abantu neza cyane, ugasanga umuntu aje gusenga ariko twamubwira ati urasenga ariko unakore. Ntabwo umwe ati ntabwo ugomba guhera ku wa mbere kujya gusenga, ntabwo ari byo bituma Imana itanga umugisha. Ahubwo shaka niba ari waba ufite n'ibihumbi n'icumi ukamubwira ati genda ujye kurangura n'inyanya uzajye kuza gusenga, wabonye amavuta yo kwisiga, we n'ubabona n'ituro. Bivuze ko hari igihe usengera umuntu nangwa se umuntu akakugana yakubwira business agiye gukora akamenya uti business ushaka wayireka wakoreye. Mugira inama ukurikije uhamanyije na Mwuka Wera ibyo akubwiye, afata iyi business wenda wayireka ugakora iyi ngiyi. Iyi ngiyi turabona ariyo mpano yawe, turabona ariyo Imana ishobora kuzaguheramo umugisha. Kubura ushobora guhura n'umuntu Imana ikakwereka ko afite ikibazo ukamusuhuza ukamubwira uti ufite ikibazo kiniki kandi gishobora gukira, nangwa wowe usengera abantu baje bakuganye cyane rwose kandi ari nka yangabire twavuze. Yego umuntu ukuganye nangwa ushobora guhura n'umuntu ukamusuhuza Imana ikitwereka uti umuntu afite ikibazo kiniki cyane rwose. Yakiguhereza ikiganza uhita ubona message zize cyane rwose. Ndibigambire waba uri mu muhanda waba uri hehe, ndabigomberera kuba ari uko wamanje watetera ngo usenge. Iyo ufite iyerekwa nyine ura mudomene ugahita ubona ibyo cyane. Ubu tayari nanje kuri imbere maze kubona iyerekwa ryane cyane rwose. Ubu ngubu byananangije kubibona kare. Muri abahaga cyane ngo segera abantu ibyifuzo byabo nabo badukurikiye kugira ngo hatagira umuntu dukurikira agasanga atahanye nta mugisha. Abantu bashobora kubasengera ibyifuzo byabo kugira ngo umuntu wese afashe umwanya kugira dukurikire nawe agire icyo atahana. Murakoze cyane. Ndabagumbiriye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Abadiaspora bose waba uherereye mu Rwanda nawe ndagusubuje. Abadiaspora bose mukomere cyane, abari muri Canada, Australia, i Burayi, muri Amerika, mwese ndabasuje. Imana bahereza umugisha. Tugiye gufatanya gusenga Imana rero. Amazina ni yayandi nababwiye, ni Prophète Jean Dodier Evangeliste. Ubushishe ndabahaye nimero yanjye, ntabwira ati ushobora wenda ngo kumva watuganiriza cyangwa se wenda hari ikibazo watubaza. Nimero yanjye ni 07 83 9 72 3 07 83 9 72
7 murakoze cyane. Kaduce bugufi rero dusenga Imana tubasabira umugisha. Hama birashoboka ko ufite business zitandukanye, ariko tugiye kubasabira umugisha kubera ko twaragiye dusanga akanwa kacu karema. Birashoboka ko nubwo uri hanze, ariko ndivuze ko tutagusabira umugisha kandi uwo mugisha wakugeraho. Okay, mbasabiye umugisha rero, Imana ibashigikire. Ari udukurikiye umwanya, ari nuza tegereje kuzadukurikira, Imana nawe uzagirute izamuhereze umugisha. Kaduce bugufi rero tujye imbere y'Imana tubasabire umugisha, amahoro Imana itanga n'umugisha Imana itanga kubashe kubageraho. Mana Data wa twese, isi y'Umwami wacu Yesu Kristo, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Dusabiye umugisha buri umwe wese uduteze amatwi udukurikiye, tumusabiye umugisha muri business bagenda bakora zitandukanye. Tubasabiye umugisha, tubasabiye kurindwa nawe, tubasabiye amahoro turutse kuri wowe. Lembo Desti Edline kugira ngo Honesty Edline icyo babasha gukora cyose Anteki Destine kibashe kubabera cyiza. Nsabiye umugisha rero abantu bose bo mu Rwanda, ari abo hanze bose, mbasabiye umugisha kugira ngo amahoro utanga yayandi utanga abashe kubageraho, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tindana nabo rero, ukomeze ubashyigikire, urinde imiryango yabo, ubashyigikire muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Shalom shalom, mugire ibihe byiza, amahoro y'Imana abane namwe, ndabakunda cyane. Hari abarwayi nabo no kumva bashaka kugira ngo basenge, nimba wabona umwanya tutakugoye nabo mu gihe gito. Murakoze cyane, mwifuza ko dusengera n'abarwayi. Mana Data wa twese, uri Imana ishoboye byose, uri Imana yita ku batashigira shinge na rugero, udasuzuguye gusenga kwabo. Uyu munsi wa none dusabiye abarwayi bari mu bitaro, mu hopitali atandukanye, tubasabiye kurindwa nawe, tubasabiye gukira mu izina rya Yesu. Periye Destine katika jina na Yesu, twirukanye imbaraga zose zabarwanya mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka wera w'imbaraga reka genda gere mu bitaro bitandukanye. Mana ugende uhifashe abaganga babashe kuvura abarwayi, babashe kuva mu bitaro amahoro. Mana niba bava mu bitaro amahoro, tuzafatanya kugushima. Data wa twese, ongera umubare w'abakizwa, ugabanye umubare w'abarimbuka. Uwiteka Imana utindane natwe, udushyigikire, ugire mu mihanda itandukanye. Ndago twibagiwe abashoferi, abantu bagenda ku binyabiziga bitandukanye, twirukanye impanuka mu izina rya Yesu. Dusengeye abacuruzi bose muri rusange, dusabye umugisha w'iburyo n'ibumoso, imbaraga z'Imana zitende ku barwayi, zibashe kubakiza. Tuzagushima mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Urakoze Pasiteri ku biganiro byiza ndetse no ku ijambo ry'ihumure ugejeje ku bantu, ku bakunzi bawe badukunda. Bari bamaze iminsi bambaza ngo wagiye he, ariko mabwira ngo iyi ni channel yawe rwose, ni channel yawe, ntobenda kuzakubura, aho waba uri hose tuzagusangayo. Dushimire rero mwese muri muduteze amatwi, cyane cyane bakoze subscribe. Nawe utarayikora ubonye ugeze kuri Iwacu TV ubwa mbere, wakagombye gusiga ukandi subscribe kugira ngo ibi byo dukoze byose bije bigirute, bije bikugeraho isaha n'isaha. Ndetse urabona umukozi w'Imana aba ari mu mavuta rwose, nawe abashaka kugira ngo umushyigikire mu musengero nawe kugira imbaraga zikomeze ziyongere. Turabakunda rero, ibiganiro byacu nakagaruka naho ubutaha. Pasiteri wasaba iki abagukurikira? Icyo twabasaba ni ukomeza kudukurikirana, no kudahama kudukurikirana, ubundi umwuka wera abashoboze muri byose. Umugisha Imana itanga ukomeze kuba kumwe namwe. Mbasabiye umugisha, uwo mugisha Imana itanga nubageraho natwe uzatugeraho mu izina rya Yesu. Bye bye. Turabakunda. Sawa sawa.